Bakunzi ba Mukanzu TV aho muherereye hirya no hino bahaye ikaze. Iyi ni Mukanzu TV, nyita Mukanzu TV. Ukibona iyi foto ushobora kwibaza byinshi, ariko hari byinshi naguteguriye. Gaho nizo nanjye hariho abasigaye babimbwira ngo nsigaye mfite nyashi se ndazizi reka ntazo nzi. Icyo narenzaho ni rest in peace kuri Gogo, Imana imutuza heza. Yes, wabimenye ndetse wabisiguye, wanabyibwiye. Nta kindi naguteguriye ni ibijyanye na nyashi, amabuno ku bitsina gore, amabuno ku bari n'abategarugori. Asobanuye iki? Iyi ni ifoto uri kureba, hari 2021, hari n'iyo muri 2025. Urabona itandukaniro. Benshi bakomeje kwibaza byinshi. Nyashi ziri mu iki? Nyashi umukobwa atambuka umugabo agahindukira akareba, zisobanuye iki? Inyashi zituma abakobwa bajya kwibagisha bakongeza ikibuno, bisobanuye iki? Ni bwoko ki? Ikoze ite? Ese ubundi buryo bwihariye babikorera ni iyi? Nta handi uri bubisanga ni kuri Mukanzu TV. Musaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana muri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni inkuru zigenda zivugwa zitandukanye, inkuru zo ku mihanda zivuga ko abakobwa bamwe na bamwe bafata icyemezo bakajya kwibagisha, bakajya kongeza igitsina, ikibuno, ari byo bamwe bita gupompesha ikibuno. Ugasanga ingano yari afite y'amataye yibuye ikibuno yiyongereye, ndetse bivuga ko ari sajari zikorwa n'abahanga mu bijyanye no gukora sajari. Byakomeje kugenda bivugwa kuri benshi cyane bagiye batandukanye, ariko kugeza ubu ngubu nyashi zikomeje kurikora ku mihanda mu buzima busanzwe, aho umukobwa atambuka agenda afite nyashi, bamwe bagahindukira bareba. Ese izi nyashi byaba byaratewe n'iki kugira ngo igitsina gabo kikibona nyashi gihindukire, cyangwa se kirebe uwo muntu uko ateye n'uko ari kugenda? Ese byaba byaraturutse hehe? Ubusanzwe nyashi hari uburyo bugiye butandukanye zituma zibaho, ndetse n'imiterere ya muntu ikaba itandukanye bitewe n'uko umuntu ateye. Asanga yagize igikuriro gituma n'umubiri wiwe, by'umwihariko igitsina gore, kigira amabuno nk'uko benshi mu mvugo z'iki gihe bakomeza kuvuga ko ari nyashi. Ndetse bivuga ko hari siporo zigiye zitandukanye zikorwa, hanyuma y'uko wenda hari abibagisha bamwe bagenda bashyira mu majwi, ariko bivuga ko hari n'abo siporo bakora kugira ngo inyashi zibashe kuba zaza. Nk'uko uri kugenda ubona video zimwe na zimwe naguteguriye kugira ngo nkwereke, niba wifuza kugira nyashi, jya ukora izo siporo, jya ukora siporo muri ubwo buryo. Nyashi wifuza, nyashi ukeneye zizagenda ziza. Ni benshi rero mu bantu bagiye batandukanye bo ku mihanda, ibi byamamare bagenda bavugwaho kuri nyashi, ndetse yewe kugira ngo bashyire ku rutonde rw'abakunzwe ku mbuga nkoranyambaga no ku mihanda uburyo butandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ntibasiba kureba niba afite icyo bita nyashi. Inyashi zakomeje kurikoroza, inyashi zafashe izina, inyashi zakomeje kuvugwaho benshi. Ese kugira ngo ziboneke bigenda gute? Irebere nawe. Iyo ni siporo imwe mu bashakashatsi ndetse na bamwe mu bashinzwe fitness mu gutraininga abantu ku bijyanye na gutuma umuntu agira imimerere aba yifuza, ku bijyanye cyane cyane no kugira ngo azane inyashi. Izo ni siporo zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu wibaza umuntu mubonye 2020 ugiye kubona 2025 imiterere ye yarahindutse.
nubwo n'izi siporo zishobora kubigiramo uruhare cyangwa se akaba yajya kwibagisha nk'uko benshi babivuga, ariko hari uburyo karemano harimo nka siporo nk'uko urimo uragenda ubibona. Ese waba warabigerageje? Niba warabigerageje bikaba duhurire muri comment, uduhe subscribe, like, share ndetse na comment. Gusa nanone Marina afite verisiyo ye abivugaho bitewe na byinshi cyane byagiye bimuvugwaho. Iyumvire kuri verisiyo. By the way, ntago amabere yanjye bayabaza. Babaza ikibuno gusa. Oya ni ego mu izina rya Yesu. Babaza reka. You are so dramatic. Ariko ntago nigeze nkora izo surgery zose uri bavuga. Yego. Nuko namye nteye. Nuko nahoze nteye. Ahubwo we nasinzi umuntu atemerewe kubyibuha cyangwa ngananuke. Yego. Oh. Bigize akamikoro hasi kugira ngo tubyumve neza. Alright. Uragira uti ibintu byakuvuzweho bya surgery uko wagiye Nigeria ukamara igihe urembye mu bitaro bari kukubaga. Like ntago byari kukubaga wari ufite ibindi bintu birwariye wenda. Nari ndwaye malaria. Gereza mikoro. Nari ndwaye malaria ko nekeza ko icyo gihe iyo muri sohoka nari nayihaye Emmy kuko igihe ndambwira ndarwaye twe dufite shooting ya Twivo yangi. Noneho marambwira Mico the best nzamanuka ejo ndumva nk'abantu nagomba kugaragara muri video. Ubwo mbonye ndwaye kandi nagomba kuzataha ejo ndamfata amafoto nohereza Emmy ndambwira mpera Emmy twarukuntu dukorana bya hafi ndambwira mpera Mico the best ugire umumbwire ko narwaye malaria nagiye mu bitaro umbwira ati mubabare kabisa nugira ngo ni negligence sinshaka shootinga singize iki unyine umwereke ikibazo gihari. We atakora inkuru n'ubundi nk'umunyamakuru ariko message namuhaye deja yatanze rero basigara bavuga ngo akoze inkuru na Mico arayisoma ngo ubutumwa yabugerere kuri ahantu ewana muri se yabusanga yanditse ko ndwaye malaria ahubwo abantu bavuze ngo nimba ndwaye surgery I don't know ntabwo ariko byari ariko ari na surgery wakoze Mari n'abandi bakobwa bazabarangira pe asigaye uteye neza Mari nawe ahubwo wenda mwajya mumbaza ati Marina se ko tubona usigaye uteye neza wenda simbizi izo mpinduka arimo impinduka mubona byagenze gute wenda nkababwira ariko apana kuvuga guhimba inkuru mutazi uko ibintu byagenze yego cyangwa nkanababwira nuko byagenze neza mukanga kubyizera mukajya kwizera ibiri mu mitwe yanyu yego ntago nabeshya mbareba uko nukuri bari no kurangira bwiza bati bwiza budashirirora wabaye nk'abandi banzi kazi nawe ukajya Nigeria none se yarababwiye ati mu Rwanda abahanzi baho bagiye Nigeria abahanzi mu Rwanda bagiye Nigeria ubwo bavuga wowe nyine wagiye kwibagisha Nigeria ariko wabyumvisha ko bambeshyiraga bivugerera Shamari barakubeshyera ntabwo wigeze ujya kwibagisha Nigeria iki ni igitoki cya mama wanjye kirimo ubunyobwa n'amata menshi nk'abana b'imfura bose abakobwa b'ikimo tuba duteye neza ariko ni ibiki igitoki igitoki ntabwo uzi ibyacyo urakirya nyine ugakora umeze neza uri umukobwa uteye neza nk'imfura Igo muwagenda nkabona ibintu bibi ese mama nende ngo ni icyuma shango Nigeria ngo barababaza bababeshya mwari neza koko ukuntu nigira ubwoba ntabwo biriya bintu nabikora ibintu hora rye ibintu bya rojoroje barangiza ngo uzatera nka uziko ngere niyo ndi guhata ibirayi icyuma kikankata numva mfuye nguboze rero kumbagagura ibyo bintu byose mwamuvuga Mtekereje ndapfa for real. Ndahwera neza ndarambara. Niki? Unyari guhatura ngo cyuma kikamuko. Nukuri ndimva uzukuntu nkaswe kukubaga bakomeka izindi nyama. Iba yo. Ndabubwiye ngo no munzu zanjye mbitekereje ndumva mfuye. Bakavuga amatariko ngo ibinure bagushyiramo. Babikuye mu nda. Munda nari mfite inda. Yes, ngayo nguko iyo ni version yitwa Marina Deborah icyamamare umuhanzi. Rero twagutegurira n'amafoto agiye atandukanye y'ibyamamare bigiye bitandukanye bizwiho ko bifite inyashi. Ese muraba wowe ukunda nde? Ese waba wemeranya n'ibyo bivugwa? Ese wowe ubitekereza hiki? Kura subscribe, like, share ndetse na comment. Tukomeze kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi.